Reka njye niba mpuye n'abagabo batatu bakambwira ngo byaranze batatu bane batanu barindwi mbaga ibaze mu bagabo 10 ushobora guhura nabo ushobora kuganira nabo bakakubwira ngo wansubiza ibusore nabyara ariko sinashaka umugore ngo abatari kuze Ndimbati ko ari umukapo ko mbizi ko afite akabari afite imodoka nigute atanga indezi kandi nkabona umutyakoze abadamu ameze nk'umudamu wa Ndimbati mwubahe kabisa ariko ibingibi byose byaturutse ku matiku umuntu bita Fridaus ariko ibi byose nakomeje gutegereza wenda ngo Ndimbati a responding cyangwa agira icyo bivugaho shabira hera ariko umudamu yaje atanga ukuri amajwi ari hano ndayafite umudamu yaje atanga ukuri avuga impamvu babipfa ibyo bapfa umuntu bita Fridaus byanze bikunze niba yamajwi ari ayanyayo koko Fridaus yabashaka gusenyera Ndimbati uri muto uri mwiza nibi bintu bakuvuga Fridaus rwose ibintu byaba ari bibi cyane sikuru umudamu mwiza warabyaye impanga ushobora no kuzabona undi mugabo akabigukundira aya majwi rero reka ngiye sinabasha kuba nabyivugira ariko aya majwi reka nze nyabumvisha nta majwi y'umudamu wa Ndimbati avuga cyane ababaye impamvu umuntu bita Fridaus agenda agira ute agenda ashakaho impamvu Ndimbati akamuzana muri iyi mihanda ashaka kumuteza abantu mureke mwumve icyo umudamu wa Ndimbati abivugaho. Mureke bashimire cyane mwebwe mwahisemo kubana natwe nka Star Entertainment TV nk'ibisanzwe mu makuru y'imyidagaduro tukagenda tunacishamo tubabwira andi makuru agezweho cyangwa ibiri kubera ku isi muri rusange ariko byakugira akamaro. Reka suza abantu aho muherereye hose abari muri diaspora ubona kuvuga ngo bari hanze y'u Rwanda bose muri rusange twe tuba twabasuhuje ntago tuvuze ngo muri Amerika aho hose ni diaspora n'abari mu Rwanda mu bice bitandukanye baherereye hano mu Rwanda turabasuhuje amahoro y'Imana n'abari namwe n'imigisha y'Imana ibahundagareho cyane. Nkuko mubizi ari ibintu bigiye bitandukanye cyane tugenda tugarukaho tukavuga bimeze gute biba biteye gute muri rusange na akazi ko muri showbiz cyangwa se ibintu bigenewe bigaragara muri showbiz bigenda bitanga akazi mu bandi bantu sibyo niba umu celebrity cyangwa umu star akoze ikintu yaba akazi kuri ngewe cyangwa se akazi ku wundi muntu w'umunyamakuru cyangwa se undi muntu ushobora kuba wabibyazamo umusaruro so urumva ni win-win yanamuvuga cyangwa se bakamukamumenya nawe agakora ibintu akama makuru nanjye nkagira ute nkakora akazi so ibyo ngibyo nkuko mubizi so dukubise tubanguranye ariko bagabo ntamwe badamu mudufashe kabisa mubaka ingo zikomeye muzajya ariko mutumotiva natwe tugire ubushake bwo kugira ute ko kubaka ingo. Reka njye niba mpuye n'abagabo batatu bakambwira ngo byaranze batatu bane batanu barindwi mbaga ibaze mu bagabo 10 ushobora guhura nabo ushobora kuganira nabo bakakubwira ngo wansubiza ibusore nabyara ariko sinashaka umugore ubwo zumurumba ngiye nagira ute afata gahunda yo kuvuga ngo ngiye gushaka umugore. Ya hari inkuru zigiye zitandukanye cyane ariko ndagaruka impamvu narivuza ko kantu reka ngaruke nitse ku nkuru ya Ndimbati na Fridaus niyo akakanya ngiye ku breaking kabisa. Inkuru ya Ndimbati na Fridaus nakomeje kureba ukuntu nyuma yo gufungurwa kwa Ndimbati urumva hari ukuntu babanye neza ariko nyuma yaho haje abazama gatotsi bivugwa yuko umuntu bita Ndimbati ngo yanze gutanga indezo havuga ntariko se Ndimbati abatari kuze Ndimbati ko ari umukapo ko mbizi ko afite akabari afite imodoka nigute atanga indezi kandi nkabona umutyakoze abadamu ameze nk'umudamu wa Ndimbati mwubahe kabisa ibaza umudamu ushobora guhemukira ingana kara kageni ibi bikesi bikakuvugwaho agakomeza akakuba inyuma akakurwanira kugera noneho naka kanya muri social media akavuga ati ndemera ninjiremo mpangane ndwane ku mugabo wanje ni ibintu birenze byahatari kubona abadamu ameze gutyo muri iki gihe byakuvuna byagogora ahubwo ndahita y'abantu ndatagukubise nawe imijugujugu nga kwirukankanye mbiri ni ibintu bya danje so ibintu byankoze byanyatacize ku marangamutima ariko ibingibi byose byaturutse ku matiku umuntu bita Fridaus yazamuye kuri channel nawe afite channel kabisa ya gahunda yatunga channel umunyarwanda cyagira channel umunyarwanda nawe afite channel acisha ibyo byose avuga Ndimbati ariko ibi byose nakomeje gutegereza wenda ngo Ndimbati a responding cyangwa agira icyo bivugaho shabira hera ariko umudamu yaje atanga ukuri amajwi ari hano ndayafite
umudamu yaje atanga ukuri avuga impamvu babipfa ibyo bapfa. Umuntu bita Fridaus byanze bikunze niba yamajwi ara yanyayo koko, Fridaus yabashaka gusenyera Ndimbati, kuvuga ngo n'ubundi twarabyanye ngo yajyoza ngo kansura ngo tugakora iki n'iki. Kabaze umuntu ufite umudamu yego yagize ibyago, ntago ari ibyago byabaye uko mubyarana kandi asanzwe afite umugore, none ushatse no gukomeza kugira ngo na nyuma y'ibyo bibazo byose birarangira umudamu we ntari bibanye neza, agerageje no kuba yamugira uti yamurwanaho, none bitangiye no kugenda umwinjira kugira ngo umutware umudamu koko. Uri mutoya uri mwiza, nibi bintu bakuvuga Fridaus rwose ibintu byaba ari bibi cyane. Sikura umudamu mwiza warabyaye impanga, ushobora no kuzabona undi mugabo akabigukundira. Erega buriya umudamu wabyaye nyine bari umudamu, kandi buriya biba ari sawa. Ushobora kuzabona undi musore nawe mutoya nkawe, uracyari mutoya rwose kabisa, wihangayika niba ufite ikibazo cy'umugabo ntago uzamubura, umugabo ntago uzamubura kugira ngo ugende usenyere Ndimbati. Aya majwi rero reka njye sinabasha kuba nabyivugira, ariko aya majwi reka nze nyabumvisha. Nta majwi y'umudamu wa Ndimbati avuga cyane ababaye impamvu umuntu bita Fridaus agenda agira ute, agenda ashakaho impamvu Ndimbati akamuzana muri iyi mihanda ashaka kumuteza abantu. Mureke mwumve icyo umudamu wa Ndimbati abivugaho, ubundi babimeze gute, byagenze gute kugira ngo umuntu bita Fridaus yongere agaruke mu mbuga nkoranyambaga ari guharabika Ndimbati, byagenze gute? Bega muri makeya wenda babyita harya kubera umuceri karanye mbere umuceri Fridaus yize guhamagara Ndimbati mama n'umuti w'amenyo aramubwira ngo wanza njyara kunjugunyayo ngo kungaburira gusona bihagije, undi ati icyo wifuza ni igiki? Aramubwira ati nifuza kuzayuza kundaza. Ibyo mvuga ndabihamya ntinya Imana yo mu ijuru, bavuze kubera umuceri ubu nanjye nawumenye. Arangije aramubwira ati Fridaus uragira ngo noneho se nigutera batatu n'abana bangana gutyo? Undi aramubwira ati nzajya muri onapo. Kwiki ibyo nkubwira ni ukuri. Shambumiwe pe, urumva nako arahira Imana yo mu ijuru pe. Hagati aho niba Ndimbati atarajyagayo wenda ngo akore inshingano ze yari yamumenyereje bakirukanka yari yamumenyereje. Urumva umugore wenda yagize agatima kabi, aravuga ati ariko ubundi ubu ko nta mugabo nzazana wenda hano muri bano bana na nyir'ubwite abanze wayakora izindi gahunda. Yamuhamagaye muri kumwe, icyo nibyo yashyizeho parire rwose, yamuhamagaraga agashyiraho parire, ataragusaba amafaranga ukabimisha, shyiraho parire numve ko hari n'undi mubano ugihari. Ibyo mubano sinabivugaga ko numva ko ababyaranye n'undi batajya bumvaga amafaranga nawe nataza kugusaba amafaranga ukamuhakanira ko ntayo kandi wenda uko agiye kubura. Numvaga wenda byari kuba atayamuha kandi noneho Fridaus ibyo mbibwira ni ukuri. Gihe Fridaus ubwe nanjye yaje kubinyibwira mu isoko. Ibaze ati ibyo bintu mbabwira ni ukuri, nanjye Fridaus yaje kubinyibwirira mu isoko. Abakobwa mucoma mujya mumutera amabuye ariko asanga mu isoko. Kereka Fridaus twicaranye nkabimwibutsa, keretse Fridaus bicaranye akabimwibutsa. Ibaze ibintu umudamu wa Ndimbati, ibaze umudamu wa Ndimbati ibintu avuga ngo keretse Fridaus nongeye kwicarana nawe nkabimwibutsa. Ati bega muri makeya wenda yarangiye ngo mwumvisha amajwi ukuntu ameze. Ibaze noneho niba umuntu ashaka gusenyera undi bigeze bene aka kageni, uratekereza akurikira hirya hani handi uzasanga amatika arabaye, uburozi bujemo, abantu bararuganye baricaye. Si umudamu wa Ndimbati ubundi nka minisiteri y'umuryango ibigomba no kumufata ikamuha igihembo, akagenda akanigisha abandi badamu mu buryo babana. Ibaze kugira ngo umugabo agukora ibintu bingana kuriya, aguca inyuma, bibe ikibazo afungwe, ukomeze umujyi inyuma, afungurwa ukomeze umujyi inyuma, still naka kanya ibi bombe n'ibintu bimumanukira, ukomeze ukamurwanirira ukamuvugira ukamuvugira n'ibintu bya danje n'ibintu birenze. So niyo mpamvu tuba tugomba no kugira ute
abadamu rwose kabisa umudamu wa Ndimbati ni umuntu uba ugomba no kujya muri minisiteri y'umuryango ikamufata ikamuha n'igihembo akagenda bakamuhereza akigisha n'abandi badamu uburyo babana. Urugo si umukino none ni ukwihangana nyine. Ese niba ingeso runaka y'umugabo wawe ugomba kuyimenya ukavuga ati ahubwo ndahikemura gute. Ibaze none ya sandara nawe akavuga ati Ndimbati twari kuba na Ndimbati kuba kigaragara kuri nk'umugabo agikomeje gukora nyuma y'ibi byose. Sorry. Nuko umudamu we akimushyigikiye akimugize ute akimubaye hafi akamuganiriza habarayihuye n'ihungabana rya hatari iyo umudamu we naho itaterera iyo bikaje cyari kuba ibindi bintu buriya nicyo kintu cyiza kibaho. So ntizimbye mu magambo mwabyumvisha ibintu by'umudamu wa Ndimbati avuze nibyo Fridaus koko niba ari byo ashaka Fridaus nawe bisubireho kabisa ntago ari sawa. Uri umukobwa mwiza rega uri umukobwa mwiza ufite abana ibintu bimeze neza cyane ni gute wavuga ngo urashaka gusenyera umugabo wifitiye urugo ufite abana mu ngana banakuruta kuko ko Ndimbati turabona ari bwo buzima bwawe. Komeza ukore kwiheba cyangwa ushake gusenyera undi mudamu kabisa. Umudamu akunze umugabo we ntago byavamo kujya gusenyera umudamu ukunze umugabo we byakugora niyo wajya kumubeshyira bingana iki ukabeshyira umugabo we ntago byashoboka. Umudamu utoheka nk'uyu nguyu umudamu wa Ndimbati ni umwana mwiza kuko ntago ushobora ko wajya gusenyera urugo rwe ngo bikunde ibyo ntibishoboka ntibibaho. None ukagenda ukanayimubwira mu isoko ngo nuko ngo adahari ngo mbimwibutse. So urumva ko ni ibintu byatari bya fresh tuba tugomba kugira ute kubaho tukubaka umuryango tumeze neza cyane. So mureke mbashimire aho muri hose abantu mufite ingo mukomeze muzihagarareho. Satani agenda twohereza ibibomba akatwohereza imitego ariko kwisimbuka nicyo cyadanje kubana neza mu mahoro bari sawa cyane. Mureke tuzagaruka ubutaha. So nari kumwe nanjye Friday ibiganiro bya Star Entertainment nakagaruka kandi ndabashimira mukomeze mukore subscribe mujye muri comment mutanga ibitekerezo munasharinga inkuru zacu zigere kure nyaboneka turabashimiye. Ciao ciao amahoro y'Imana mane nawe.